uzi ko bari abarokore benshi bisenyera amago barangira bakabeshyira satani, ariko mwabaye muti wowe nta kintu kikureba, ugere ku kuguru kukundi, ntuzi ngo urugo rwawe rugiki, ntuzi ngo rubayeho rute. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Imana yaturemye mu kinyejana cyiza, iduha igihugu kitwumva, iduha ubuyobozi butwumva, tuvukira mu bihe duhawe amahirwe. Bagore bamenye Yesu, nimuhaguruke muhindure ibihe. Hari n'abo usanga bahora barambije mu mazu ngo nzajye ku kazi maze kubyara bucura. Ninde wakubeshye? Iyo uri ku kiriri n'unywa igikoma, iyo wabyaye ntushaka ikigoma, kubera icyo usitirese uwo muhungu w'abandi Imana yaguhaye. Imana nihimbazwe cyane. Ninde wakubwiye ngo uzagira umumaro ari uko ibintu byose byakwemereye? Hari igihe ugomba gukoresha wagitakaza ugatakara. Bagore bamenye Yesu, mwimuke mu buntu bw'ubushari, mwimuke mu buntu bwo kudakundana, mwimuke mu buntu bwo kudaha amahirwe abandi. Niba hari icyo wamenye kimenyesha abandi, niba hari icyo ufite ukagira utagira icyo umumarira. Igihe utari wagera ubuzima busobanutse, uyu munsi ukaba uri murokore, ejo ukaba uri mu manjwe, ejo bundi ukaba uri mu materanya, ntutekereze ko hari ikintu gikomeye Imana izagukoresha. Banza ufate umurongo umwe, wisobanukirwe, uvuge ngo ndi umukristo, imbago zanjye ziva aha zikagera aha, ntabwo nihindanya, ntabwo nisanisha, ntabwo nsa n'ibihe, jyewe nsi ukwanjye nk'umwana w'Imana. Tugiye gusenga. Turagushimye kuri Imana yacu, turagushimye kuri Imana y'urukundo, turagushimye ko utajya ubeshya Uwiteka, turagushimye ko ujya uturengera mu byago no mu makuba. Izina ryawe nirihabwa icyubahiro, ijambo ryawe ni iryera. Dusengeye umukozi wawe Nyiringabo Imana, ngwino uhagarare nawe. Turicaye natwe duteze amatwi ngo twumve icyo utubwira. Ubane natwe muri iri teraniro, ni mu izina ryawe Yesu Kristo tubisenze twizeye, urakoze. Amina, haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Amina. Nibitari ibyo mukanya biraza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu nahabwa icyubahiro. Ariko hari umugore w'umunyembaraga mu itorero uri hano? Arahari? Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Kambanze ncishe gake ntagira ibyo nibagirwa. Bwana Yesu asifiwe. Mana yanjye, murasa neza cyane. Imana ibahe umugisha. Yo mbonye nk'iri teraniro nibaza ukuntu tuzaba dusa mu ijuru. Bwana Yesu asifiwe. Imana ihabwa icyubahiro. Munyemerere mbanze mfata umwanya wo gushimira ubuyobozi bukuru bw'itorero rya Dezami. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha, abashumba beza, mwarakoze kwitaba umuhamagaro, mwagize neza kudutera iteka, tukaba dufite impamvu yo guhimbaza Imana. Ahari aho iyo mutitaba ntituba turi hano. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Nongeye kubaha cyane by'umwihariko nanone ubuyobozi bwa hano bwatwakiriye. Turabashimiye cyane, guhera ku muyobozi mukuru nabo bafatanya. Imana ibaha umugisha. Mugize neza kuntiza amashyi yanyu. Ndashimira abantu badasanzwe, ubuyobozi bw'abagore bisobanukiwe, bamenye Kristo, bamenye ko bafite inshingano zo kugira ibyo bahindura bigahinduka, maze nanjye bakangirira icyizere bakantumira ye. Haleluya. Ndakubwiza ukuri ko Yesu atagutumiriye kugusezerera amaramasa, ariko ushingiye ku kuntu mubanye ubu yaguhamagariye ubusa, ntago bishoboka.
Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Ndashimira Imana ku bwa byose. Impamvu yangiye kuba hano ni ukuganira ku ijambo ry'Imana. Ndashimira umuyobozi w'abamama mu itorero rya Dezami Kicukiro, niba ariho bita Kagarama, niwe watumye mba hano, kandi nishimiye kubana nawe. Yesu nahimbazwe cyane. Bampaye rero insanganyamatsiko cyangwa theme ivuga ngo umugore n'imbaraga z'igihugu, n'imbaraga z'itorero, n'imbaraga z'umuryango. Ese ibyo bintu mubyemeranya n'ihishurirwa ry'abagore haba hano muri Dezami? Turi kumwe twese. Imana nihimbazwe cyane. Niko kuri. Imana ishimwe. Utinye mu bintu byose Imana yakoze. Imaze kurema ngo imaze kurema umugabo iritegereza. Yari yaremye n'inyamaswa, irema feza, irema izahabu, ibona imbuto, ariko irangije avuga ngo ntabwo ari byiza. Nakoze nivuye inyuma, natunganije umurimo wanjye, ariko there is something wrong. Hari ikintu kitagenda neza k'umugabo aba. Bwana Yesu asifiwe. Ni ukuvuga ngo rero umutware, umugabo ni mwiza, ni beza, n'abanyambaraga, ariko ntibihagije, ariko si byiza. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Hatari haza umunyambaraga witwa umugore. Bampaye nanone icyanditswe tugenderamo kiri muri Esiteri ibice 5 umurongo wa 2 n'uwa 3. Duhereho tuhasome, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana numva mfite nabazaniye uyu munsi. Esiteri 5:2 kugeza ku wa 3 haravuga ngo nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Esiteri aherako yigira hafi akora ku mutwe w'inkoni. 3 nuko umwami aramubaza ati, mwamikazi urashaka iki? Mwamikazi Esiteri, cyangwa icyo usaba ni igiki? Ndakiguha naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Ariko ubu ntitwakomera amashyi abayobozi b'abagore baduteguriye ibihe nk'ibi. Imana ihimbazwe cyane. Ndashaka kuvuga gatoya kuri uyu mutwe w'iri jambo. Umuntu witwa Esiteri, mu by'ukuri iryo zina ubundi ngo yitwaga Hadasa, ariko Esiteri mu rurimi rwabo rw'Igiheburayo bisobanuye ngo inyenyeri yo mu ruturuturu. Esiteri yari mwiza ku buryo ngo umuntu wese yamurebaga akumva arasa n'uwirebera mu izahabu. Izahabu urayizi? Ahantu hose hayo uhinduye ububona ari heza uburyo bwaho bwihariye. Imana ishimwe cyane. Ariko Esiteri aza kugira ibyago mu gukura kwe. Amaze kuvuka ntabwo yabashije kurerwa na se na nyina. Se na nyina bitabye Imana cyangwa baratashye, mu mvugo yariyo yose wakoresha. Ariko Esiteri ngo yari umunyabwenge cyane. Bwana Yesu asifiwe. Birangije haza gutera intambara mu gihugu cy'iwabo, basenya urusengero rwabo, nibyo byari ibyiringiro by'Abisirayeli n'Abayuda. Birangije ngo banabatwara bugwate. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Birangije ngo abaye araho haza kuba impamvu. Hari igihe Imana igitera skandale kugira ngo ikuremere ka opportunity. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Birangije ngo umugore witwa Vashiti wari umunebwe, utari warasobanukiwe yuko ari imbaraga z'umutware n'igihugu cye ndetse n'umuryango we, yarazi ko yaje ku mwami gusa kugira ngo arye, anywe, akarabe, yimakiye, aryame, aryamire, nashaka byuke. Imana ihimbazwe cyane. Ngo bigeraho adamarara
ku buryo yari atacyumvisha amatwi ye ngo yumve n'icyo umwami avuze. Imana ihabwa icyubahiro. Buriya imbaraga z'umugore nubwo turi abanyambaraga cyane, ariko ziva mu kuba amatwi yawe yumva, amaso yawe areba, nawe uri in movement, atari ikidendezi, uri umuntu ushobora kuva aho uri ukagera aho ugana. Bwana Yesu asifiwe. Vashiti yari afite uburanga bukwiriye, nta nubwo ari we wari umuswa cyane, kuko abami iyo bajya gutoranya abakobwa beza ntago barebe kuri physical appearance gusa, ahubwo bareba no mu mashuri n'umuryango rimwe na rimwe aturukaho n'uburanga bw'inyuma. Mu by'ukuri umwami yari yaramutoranije akwiriye, ariko amaze kugera ibwami yibagirwa inshingano ye. Akazi ko gutegurira umwami agaha abakozi, kumwitaho abiha abaja. Inshoreke nazo zari zihari, nizo zamenyaga uko umwami yaraye, aradamarara koko. Imana ihimbazwe cyane. Igihe kigeze, hanyuma ananiwe gukoresha ibihe n'amahirwe Imana yamuhaye. Ariko buriya mwari muzi ko turiho kubera Imana? Murabizi? Ubuzima bwawe bwose, umwuka wawe uhumeka, ni ukubera Imana. Kandi Imana ibishaka inyungu muri ibyo bihe. Imana ishimwe. Yagize ngo nuko yavukiye muri kiriya gihugu, agira ngo nuko yari umunyaburanga bwinshi, aradamarara. Kandi umugabo we ngo yaramukundaga cyane cyane, ku buryo ngo yari yamuhamagaye ngo amuratire abandi batware bose. Can you imagine? Hallelujah. Rwose ngo ni nkuko wabyukurutse inka y'inyambo, kavuga uti habaye igitaramo gikomeye, nimurebe ukuntu ntunze neza. Yarazi ko afite umugore mwiza, usobanutse, yahaye byose, yitayeho, yatoranije mu gihe gikwiriye. Ndarangira batari imyaka maze ndi umugabekazi, ndacyapfa guhaguruka gutyo ngo nawe yiremera inkera n'abagore bagenzi be. Amutumaho umugaragu wa mbere, amubwira ati nta mwanya mfite. Amutumaho abandi ba kabiri bazaga ari na benshi, bakubarara bakaramya umwamikazi. Ati nta muntu w'umwami ngo abe nyir'urugo adafite umugore. Ubwo rero nagende gake, mubwire ngo ndaboneka nyuma ya saa sita. Ndashaka gukomeretsa abavashiti muri iri teraniro. Intebe yose Imana yakwicajijeho, umutware wagutoranije muri miliyoni 3 z'abanyarwandakazi, aracyafite amaso areba, amatwi yaracyumva, kandi icyo yagushakiye ntabwo kirarangira. Haleluya. Uzi ko bari abarokore benshi bisenyera amago, barangije bakabeshyira Satani. Ariko mwabaye muti, wowe nta kintu kikureba, ugere ku kuguru kukundi, ntuzi ngo urugo rwawe rugiki, ntuzi ngo rubayeho rute. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Imana yaturemye mu kinyejana cyiza, iduha igihugu kitwumva, iduha ubuyobozi butwumva, tuvukira mu bihe duhawe amahirwe. Bagore bamenye Yesu, nimuhaguruke muhindure ibihe. Hari n'abo usanga bahora barambije mu mazu ngo nzajye ku kazi maze kubyara bucura. Ninde wakubeshye? Iyo uri ku kiriri n'unywa igikoma, iyo wabyaye ntushaka ikigoma, kubera icyo usitirese umuhungu w'abandi Imana yaguhaye. Imana nihimbazwe cyane. Ninde wakubwiye ngo uzagira umumaro ari uko ibintu byose byakwemereye? Hari igihe ugomba gukoresha wagitakaza ugatakara. Imana nihabwa icyubahiro. Ntabwo ubuzima tubayeho buri seasono. Hari igihe cyawe, hari igihe cy'abandi, hari n'ibihe by'abandi. Haguruka mu mbaraga zawe, uko ungana uko nguko. Hari icyo Imana igomba kugukoresha. Reka mbabwire rero ba mama,
uzi ko hari abantu abagabo baguriye amamodoka i Kigali akaba aparitse mu bipangu ngufite ubwoba bwo gutwara imodoka, uracyatsikamiwe n'abadayimoni. Nguhaye inkunga yo kugusengera nkabakwirukanamo ukaba ugomba kuba. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Imana igomba kugukorera ibitangaza, ariko ari ukuri mu mwanya wo gukorerwa ibyo bitangaza. Ntabwo izaza kugushaka mu bunebwe bwawe ngo igutoragureyo kugira ngo ukunde ubu uriwe. Haleluya. Yesu nahabwa icyubahiro. None se wowe urashaka ko umugabo akubaha kandi arabona umeze nka property, nkuko yagura ikizu ukagishyira hariya, ntiwinyagambura ntiwinyeganyeza, urakonsoma gusa. Bizagenda gute? Mana yanjye we, usindi butahe mwanyanze. Yesu nahabwa icyubahiro. Nukuri babyeyi beza, turaba agaciro, ariko nimureke dusobanukirwa b'Imana yatugizebo. Yesu ahimbazwe cyane. Ibigeragezo byinshi abamama bahura nabyo 50% nibo babyitera. Ugomba kureba kure. Bashitiwe. Hari igihe n'uwo mwami yaba atakiri uri ku ngoma. Mwari muzi ko bishoboka? Kuki ushaka kurenganya urubyaro rwawe? Wagize icyo ukora ugifite ayo mahirwe. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Erega n'isi irahinduka. Hari igihe uyu munsi biba byerejo bikirabura, ariko uriga iki uyu munsi kugira ngo uzabashe guhagarara ejo? Yesu nahimbazwe cyane. Reka rero mbamenere irindi banga. Aka gakiza Yesu yaduhamagayemo gakeneye amafaranga arenze ayo utekereza. Niko bimeze. Urusengero rwiza nk'uru nguru ntabwo pasiteri wenyine kuko ari we wahamagaye yaruhera ku mizi ngo ashyireho fondasiyo, ashyireho amakarasyo, ibintu byose arugeze ku gisenge. Hakenewe uruhare rwawe. None nudakora uzayakura he? Giye kuzajya ubeshya ngo ikiro cy'umuceri cyarazamutse kigeze ku 10,000 kugira ngo utange mu kibo 5 ugure n'ikiro cya 5. Cyo ni icyaha. Kura amaboko mu mufuka. Hari umuntu uri hano ugiye kumbwira ngo ngiye ngo nta gishoro mfite. Ninde wakubeshye? Igishoro ni imitekerereze. Iyo ufite mu mutwe hazima, ibindi byose biremera. Haguruka nurangiza ubwira Imana ngo nditeguye. Utekereze neza, urebe ikintu ushoboye kijyanye n'ubushobozi bwawe. Buriya abantu bafite amayero n'amadolari ntago bayatapfuna. Bakenera ubugari, bakenera isombe, bakenera kawunga, bakenera urunyanya ushobora gucuruza hariya mu mudara wawe, akaza akayavunjisha akayaguha. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Biragoye kuzura umwuka wera ukennye. Genda suyamaremo iminsi 30. Nusohoka mu cyumba cy'amasengesho usukuma, uhure n'umugore uvuye muri business yambaye superi n'urukweto bijyanye. Uratanya nko kwa Mana kuki ngewe wandenganije. Ubwo ntucumuye? Kubera itari ngewe Mana. Imana ivuga iti ni wowe nyine. Uzuriye aho yatangiriye. Yatangiye acuruza imineke. Agera ku muceri umufuka umwe. Ubageze ku kaduka muri quartier, igihe kizagera agere mu mangazine runaka, uraho ugiteza amaboko. Yesu nahimbazwe cyane. Isi nibiyuzuye n'ibya data, n'iby'Uwiteka, n'inka z'ibirarashyamba, ariko nawe ashaka kubiha bizerwa bazabibyaza umusaruro. Imana nihimbazwe cyane. Uzi ko hari abamama umushahara w'umugabo ugera kuri konte kugira ngo akunde agere amahoro, akavuga ati abari wo yajera. Uyajere? Urabizi ko ndazaboneka ku mwisho w'ukwezi. Hageraho miliyoni. Kavuga ati sasa ndakuramo 500,000.
nguremo iherena ry'izahabu runaka ntago agomba kunsuzugura, urapfuye. Iherena ry'ibihumbi 500 muri 1.5 abana bawe bazatungwa n'iki? Urugo rwawe ruzabaho ruti? Amafaranga y'ishuri azava hehe? Wakwimenye ahubwo nibura ayo 500 ukagenda ukagira akantu ushora kakayabyara buri cyumweru cyangwa buri munsi, ko azagera hakiyongera, ukagira ubwenge ukava mu bute wa mubyeyi. Haleluya. Imana nishimwe cyane. Bene data abakozi b'Imana, bamama beza, Imana yaduhaye umuhamagaro ukomeye. Urwo rugo wubatse ni umuhamagaro, ntabwo ari amahitamo. Niyo mpamvu buri umwe arwubaka ukwe, burya ntabwo zisa. Nushaka uzabaza abapasiteri, ahari aho mwibeshya ko amago yabo yose asa. Wapi? Buri muntu wese arwubaka kuri level ye. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Umuhamagaro wose rero kugira ngo ugere ku ntego zawo bisaba vision, bisaba kuba ufite aho ureba, bisaba kuba ufite aho ugana, bisaba kuba ufite intego, bisaba kwigomwa. Yesu nahimbazwe. Haleluya. Ntago urakererwa. Hari icyo wakora ejo, hari icyo wakora uyu munsi, biracyashoboka. Yewe nizi university umwana wanjye wa kabiri afite imyaka 7. Nkakora kwiduka ku manywa saa 12 nkajya kwiga hariya hepfo muri Kim. Ariko ijambo ry'Imana ratubwira ngo turi ibikomangoma, abana b'Imana. Gira icyo ukora kugira ngo ukure igisuzuguriro kw'itorero, gira ibyo uhindura mu rugo rwawe, gira ibyo uhindura igihugu kibone ko cyabyaye umumaro. Abagabo benshi baricwa na za stroke kubera kugira zara mu rugo, umunyu, isukari, igikwembe, haramu. Wari wayumva ikubyutsa? Niwe uba wayishyiriyemo ariko iraguhangayikisha. Ariko si mwebwe mbwira, ndimo kubwira vashiti yewe. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Reka ijambo ry'Imana ratubwira ngo uko umuntu atekereza niko ari. Hindura imyumvire gusa, urebe ukuboko gukomeye kw'Imana. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Buri Imana ishaka akantu gato. Imana ijya gukiza abana buriya mupfakazi kugira ngo batatwarwa n'uwamwishyuzaga. Yabashije gukoresha utuvuta duke yari afite mu mperezo. Ufite iki? Ufite iki? Ngo Imana igihere guha umugisha. Yesu ahimbazwe cyane. Ijambo ry'Imana mu Biganiro rirambwira ngo iyo abakiranutsi baguwe neza ngo abantu bagira amahoro, ngo ariko iyo abanyabyaha bishimye ngo abantu barihisha. Imana irashaka abantu ihagurutsa, ariko yarababuze kubera ko nta muntu uri tayari. Yesu nahimbazwe cyane. Hindura imyumvire, haguruka muri iyo comfort zone. Imana ishimwe. Tekereza kabiri, uvuge ngo nubwo mfite umutwaro ntunze, ariko aramutse amugaye cyangwa aramutse atashye ko bibaho. Ntago murabibona? Kuki ushaka kuzaribwa uburibwe wakabaye ugira icyo ukora muri iki gihe? Imana nishimwe cyane. Haleluya. Uzi ukuntu uri umunyamasengesho mwiza, ubaye ufite nka kabutike, ukajya ubyuka ugahanurira mu izina rya Yesu, abakiriya bakaza bakagura, ejo bakabati turashaka kujya kwa Murokore kongera kugura, ejo bundi bagafata nimero yawe. Iminsi yose uko yigenda yicuma, ubuzima bwawe bwahinduka. Rega kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Imana nishimwe. Haleluya. Kandi wasanga hari usuzugura akazi runaka ushingiye ku rwego ngezemo, ariko uwo ni odeta, ntago ari wowe. Ntago ushobora rwose kujya Kimironko ngo mfungure butike. Kutinyuka gusaba amafaranga y'itike
kutinyuka gusaba esanse, kutinyuka gusaba igitenge, nibyo biri cheap cyane kuruta kwicisha bugufi ugacukura iyawe soko ikadudubiza ukaba igisubizo no mu muryango wagiyemo. Yesu asifiwe. Haleluya. Ndashaka kuvuga kuri kategori y'abagore batatu, narangiza kubasoza nkabaringaniza n'abandi batatu, narangiza kubasoza byankundira hari igihe nkagira n'icyo nisabira abatware bacu. Imana ibahe umugisha abashumba, mwarakoze kudutegurira hari n'abagabo. Uwanjye uyu munsi ntiyabonetse, afite ubukwe mu muryango, ubutaha nanjye ninza nzamuzana. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Umugore wa mbere twavuzeho n'uyu witwa Esteri. Esteri yari imfubyi uhereye mu bwana bwe. Bene wabo nawe bari mu gihugu ari abaretwa, ariko izo ntago zabaye impamvu, ntago yabifashe nka excuse yo kutagira hagera. Yesu nahimbazwe cyane. Yari isobanukiwe, arangije aravuga ngo ntacyo bitwaye, nirengagije ibiri inyuma, nizeye ko Imana yemeye ko nza muri iki gihugu hari n'ikibasha kunkoresha. Nubwo yari afite ukuboko kwa Moridekayi kwamusunikaga kukamugira inama, ariko nta byinshi n'ukuri yamufashije. Umuntu w'umuzamu yagufasha icyo ari n'umuretwa? Yamuhaga advice gusa, yamugiraga inama nk'uko abashumba bahora batubwira. Nimwishire mu bimina, nimugerageze iki n'iki, nimurebe icyo mukora, nimusenga Imana ibateze imbere. Yesu nashimwe. Umugabo wari ushinzwe gutegura abagore ngo yarazaga akamubwira ati nguhe iki, abandi ngo bagatanguranwa izahabu isa gutya, amafaranga ya naya, kandi si ku mwami. Udusohokane muri Mariyoti, akavuga ati hoya ibinkwiriye, umpe ibinkwiriye gusa. Yesu nahimbazwe cyane. Mbega umugore w'umunyabwenge, kandi niwe wari bushukure cyane kuko yari imfubyi, ariko arangije arisobanukirwa, aravuga ati uko biri kose ndi umuheburayo kazi, nta mpamvu yo kwihindura ubusa. Imana nishimwe. Haleluya. Ngo arangije yambwira ati nguhe icyaka, mbwira ati binkwiriye, ibyo wangeneye birambereye birahagije. Ngo arangije amutonaho, bituma mutandukanya n'abandi, amushakira abagaragu 7, abakobwa bo kubana nawe, ngo amujyana mu nzu y'abagore. Urumva atari yamaze gutsinda arata? Imana nishimwe cyane. Hari igihe dupfusha ubusa amahirwe tubona bitewe no kutisobanukirwa neza, ariko niba ushaka kugera kure, banza urinde intambwe yawe y'uyu munsi. Umuntu wese uramucaho ukamukuba, undi yaguhamagara ukamwitaba hari ibyo wabanje ntabwo uzi uwo Imana izakoresha, ntabwo muzi. Bamama bamenye Yesu, twige guca bugufi, gerageza wiyoroshyemo gake. Yego urugo rwawe rurakomeye, n'izina ry'umutware rirahambaye, ariko ufite umugabo wabanje kukurambagiza witwa Yesu, ngo yarinze agera no ku musaraba nta kintu aravuga, ngo ahubwo ameze nk'intama ijyanwa mu ibagiro. Yesu nahimbazwe cyane. Buri ingeso ni byose, imico ni kila kitu. Numvise muvuga igiswahili. Yesu nahimbazwe cyane. Hari benshi banaburira ubuntu ku batware babo, mu by'ukuri nta cyabuze, ariko akakuzana wicishije bugufi umwana mwiza, yakugeza mu nzu ukazamuka esikariye ya mbere, iya kabiri, ugasigara umureba mu gihorihori. Waratakaye, wamaze gusigara. Imana nihimbazwe cyane. Yesu ahabwa icyubahiro. Abagore b'abanyambaraga bahindura ni abagore babanza kwisobanukirwa kandi bafite aho bajya, bazi ko hari aho bavuye. Ukaba uzi ko hari abakobwa benshi basigaye hariya, hanyuma uwo muntu Imana ikoresheje kukwinjiza muri iryo sezerano ukumenya ko ari udasanzwe. Sara we ngo yitaga Aburahamu umutware, kandi nta seminari yari yaragiyemo, ariko kubw'ingeso nziza, kubw'umutima mwiza w'ubwenge, arabyigisha wenyine ayobowe n'Umwuka Wera. Yesu nahimbazwe cyane.
nigeze nganira n'umuntu umwe w'umukozi w'Imana, ambwira ati nagushije ishyano, buriya ndeba mbana n'igishakwe. Aturiye ureba utukura kuri ibengerana kuriya, ntukamurebe yakoze mu kanwa, igishakwe. Nakabaye naramusezereye wenda nkatoroka nkajya kwihisha, ariko Imana yarampamagaye ngo nyikorere. Ubu se nzajya hehe? Ngomba kwihangana nyine. Vashiti we, uratakaza igihe cyawe, urimo uravuma urugo rwawe, urarubuza umugisha. Bibiliya iravuga ngo iyo umugore n'umugabo badahuje umutima, ijuru rirakingwa. Bimeze bite? Uri umunyembaraga, ariko ntabwo umunyembaraga iyo ahagurutse akubita abandi hasi, ahubwo azamura abanyantege nke, agakomezanya n'abanyambaraga kugira ngo ubwiza bwe bukomeze kugaragara. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Umumaro wa Esther ntabwo yawutangiye ari uko yabaye umwamikazi gusa. Umwami yagiye kumutunga inkoni, mu by'ukuri avuye no mu bwiza bw'Imana, ahiherereye, avuye gusenga. Mukristo we, mubyeyi wamenye Yesu, urugo ntabwo rwubakwa na diplome, ntabwo rwubakwa na degree, ni ishuri rihoraho kandi ry'Imana niyo mutoza wenyine. Iga no gushakira Imana igihe. Niyo mpamvu uhembwa menshi ukumva umugabo atagifite icyo avuze. Ariko kuki wowe utisuzuguye mu gihe wari utarayahembwa? Kandi tuzirikane ko turi abafasha, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Ubundi umufasha aza gutanga support, aza gusunikisha imbaraga aho bitagenda neza, sibyo babyeyi? Ntabwo aza kugira ngo adihe abandi hejuru kuko afite icyo yamaze. Icyo gihe uba wamaze gutakaza inshingano yawe. Ariko hari abantu turimo kuvugana hano ra, niba uhari komera Yesu amashyi menshi. Haleluya. Ndashaka kuvuga rero ku badamu batatu. Umwe ni Esther, mwamuvuzeho, sinshaka kumutindaho, ndashoje. Ndashaka kuvuga ku mudamu witwa Debora. Inkuru ya Debora tuyibona mu Bacamanza mu bice byaho 4. Ni inkuru ndende cyane uhereye ku murongo wa mbere. Turasoma tugeze ku wa 15, hanyuma dusimbuke duhere ku wa 17 n'uwa 21, niho ndi busanga umugore wa kabiri nshaka kuvugaho. Abacamanza 4 mwahageze. Nuko Yehuda amaze gutanga, Abisirayeli bongera gukora ibyangwa n'Uwiteka. Nicyo cyatumye Uwiteka batanga mu maboko ya Yabini, umwami w'i Kanani, watwaraga i Hasori, kandi umugaba w'ingabo ze yari Sisera. Yari atuye i Horasheti, aho abanyamahanga benshi bari batuye. Abisirayeli batakambira Uwiteka kuko Yabini yari afite amagare y'ibyuma 900, nuko amara imyaka 20 agirira Abisirayeli nabi cyane. Icyo gihe umucamanza w'Abisirayeli yari Debora umuhanuzikazi Mukarapidoti. Yari atuye munsi y'igiti cy'umukindo wa Debora. 1. Umugore wisobanukiwe agira adresse. Hagati y'Irama ni Beteli mu gihugu cy'imisozi miremire ya Efraimu. Abisirayeli bose bajyaga bamusanga ngo abacire imanza. Nuko atumira Baraki mwene Abinowamu i Kadeshi y'Inafutali, aramubwira ati, Uwiteka Imana y'Abisirayeli yagutegetse ngo genda ukoranyirize Itabora abantu inzovu imwe, abo mu Banafutali n'abo mu Zebuloni, nanjye nzagushangisha Sisera umugaba w'ingabo za Yabini ku mugezi Kishoni, n'amagare ye n'ingabo ze nzaba kugabiza. Baraki aramusubiza ati, nuko nitujyana nzagenda,
ariko nitutajyana sinzagenda. Aramusubiza ati ni ukuri nzajyana nawe, ariko rero nta cyubahiro uzabonera muri iryo tabaro uzatabara, kuko Uwiteka agiye gutanga Sisera ngo aneshwe n'umugore. Dore Debora aherako ahagurukana na Baraki bajya i Kadeshi. Bukeye Baraki akoranyiriza Abazeburoni n'Abanafutali Kadeshi, bateranya abantu inzovu imwe, bajyana nawe na Debora nawe barajyana. Ariko Heberi w'Umukeni yari yaritandukanije n'Abakeni, nibo bene Hobabu sebukwe wa Mose, yari ashinze ihema rye munsi y'igiti cy'umwera Isananimu teganye n'i Kadeshi. Nuko Sisera amenya ko Baraki mwene Abinowamu azamutse agiye ku musozi w'i Tabora. Maze Sisera ateranya amagare ye yose y'ibyuma 900 n'ingabo zose zari kumwe nawe, bava i Horasheti h'abanyamahanga bajya ku kagezi Kishoni. Debora abwira Baraki ati haguruka, kuko uyu munsi Uwiteka ari wo Uwiteka akugabijemo Siseri. Mbese Uwiteka siwe ukugiye imbere? Nuko Baraki aramanuka n'ingabo ze uko ari inzovu imwe, bava ku musozi w'i Tabora abarangaje imbere. Uwiteka atatanyiriza ingabo imbere ya Baraki Sisera n'amagare ye yose n'ingabo ze zose, abaneshesha inkota. Siseri ahubuka mu igare rye, arahunga agenza ibirenge. Baraki aherako akurikira ayo magare n'ingabo ze ageza i Herosheti h'abanyamahanga. Ingabo za Siseri zose zishirira ku nkota, ntiharokoka n'umuntu n'umwe. Dusome 17, muhumve cyane. Ariko Sisera arahunga agenza ibirenge, agera ku ihema rya Yayeli muka Herebeli w'Umukeni, kuko Yabeni umwami w'i Hasori n'umuryango wa Heberi Umukeni bari bafitanye amahoro. Yayeli arasohoka asanganira Siseri, aramubwira ati gana hano mutware, winjire iwanjye ntutinye. Nuko arahindukira yinjira mu ihema rye, amworosa uburangiti. Siseri aramubwira ati ndakwinginze mpa utuzi two kunywa, kuko nguyu umwuma. Yayeli apfundura icyansi arakabyara cy'amata, arayamuhereza aranywa, maze aramworosa. 20. Siseri aramubwira ati wihagararire mu muryango w'ihema, nihagira umuntu uza akakubaza ati mbese hari umuntu ugeze aha, umusubize uti reka da. Yayeli muka Heberi yenda urumambo rw'ihema n'inyundo, aza yomboka amukubita urumambo muri nyiramivumbi, rutunguka hasi, kuko yari mw'iroro ryinshi arushye cyane. Nuko araca. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Bene data, iyi nkuru twayumvise twese. Nagira ngo mbabwire ngo uko Imana yari kiriya gihe niko ikiri n'uyu munsi, ntiyigeze ihinduka. Yesu nashimwe cyane. Waruzi ko umugore wishyize mu mwanya nyawe, wisobanukiwe, ufitanye ibihe n'Imana, Imana ishobora kumuhagarika n'ahantu abagabo benshi badahagarara? Ubyumvise Imana imuha umugisha. Uyu mugore witwa Debora mu gihe cyabo nta mugore wari wemerewe kuvugira imbere y'abagabo. Come on church. Iyo ni imbogamizi ikomeye, ryari itegeko, cyaraziraga.
ariko Debora kubera uko yari ameze nuko yumvaga n'ishyaka ry'Imana ryari mu mutima we. Buriya abantu b'abahanuzi akenshi bavuga umutima w'Imana, ariko ushobora ute kuvuga umutima w'umuntu mutaziranye? Bishoboka. Debora kubera ko yagiranaga ibihe n'Imana byatumye Imana ihindura itegeko ryariho icyo gihe, bituma Imana imushyira mu mwanya. Abisirayeli ngo bari bafite ababisha babo babarembeje, ndetse n'umwami wari uriho akavuga ati hoya, mu bantu bashobora kwataka Sisera sindimo. Ndabizi ukuntu yatojwe, ndabizi uburyo azi kurwana intambara, nzi n'ubwinshi bw'amagari ye ndetse n'ibyuma. Twebwe nta mafarashi gusa, nahera hehe? Nagira ngo nkubwire ngo muri izo mbogamizi zawe nuramuka wisobanukiwe neza, niho Imana inyuze igisubizo cyawe. Haleluya. Buriya ubudasa buturuka mu gusobanukirwa, warangiza ugafata ibidashoboka ukabihindura ibishoboka. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo ugomba kuba uri mu myumvire ivuga ngo nawe iwacu wize amashuri aya n'aya, mbese ninde wacuruje, ese ninde wageza kuri icyo n'icyo. Wowe waravunjiwe, waratsindishirijwe, uri umwuzukuruza wa Aburahamu, uri ishyanga ryera, uri umwana w'Imana isumba byose. Haleluya. Satani arakureba agahinda umushyitsi, akumva ntafite aho ahungira. Warangiza wamugera imbere uti ni ngewe upfuye cyane, kubera ko udasobanukiwe imbaraga z'Imana iri muri wowe. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Debora yamaze kwisobanukirwa ngo yari yubatse afite umugabo, ntabwo yari umupfakazi nibura ngo uvuge uti ntawamutegekaga, oya. Ariko hari ijwi yumvaga mu matwi ye, hari amakuru y'ijoro yari yifiteho, hari ibyo yari yanasobanukiwe ku Bisirayeli bimunaniza kwicara nk'uko abandi bagore bicara. Yesu ahabwa icyubahiro. Impamvu usa n'abantu benshi wahisemo ibyoroshye, ibyoroshye nyine by'ibisosi bishokwamo na bose, niyo mpamvu ubona bitanashoboka. Ariko ko wahisemo Kristo akaba yarakugiriye neza. Bibiliya nsoma irambwira ngo yantoranije mu magana menshi y'abanyabyaha, kuva yarabagukuyemo abasha no kugera aho akugeza, abasha no guhindura ibihe byawe, abasha no kugira ikintu arema. Yesu nahimbazwe cyane. Babyeyi musubire ku karago, mwongere kwibuka ibihe byanyu n'Imana, mwinjira hera niho wisobanukirirwa. Erega umuremyi wawe niwe wenyine ushobora kugusobanura, niwe ushobora kuguha detaye zawe. Wowe niwireba mu buryo bw'umubiri uzashingira ku byo wabonye iwanyu, kandi ntabwo uri uwawe ngo wigenge, uri property y'Imana. Imana yarakuremye kugira ngo iguhindure umuhuza uhura amahanga. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Hari ba Debora b'iki gihe bari muri iri teraniro, ngira ngo ubwire ngo nukomeza kudamarara ukicarira ikimana yaguhaye, cyo kizakurambirwa kikujugunye kandi utagifite aho uhagarara. Buriya ibihe ni ikintu gikomeye cyane. Iyo ugerageje kubitsikamira kubera ubwoba bwawe, kubera ubunebwe bwawe, byo bigeraho ukisanga ahantu hose utakihakwirwa. Kubera iki? Birashaka kugusunika kugira ngo byakire n'abandi, niko system yubatse. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Abagore ni abanyembaraga mu gihugu, mu itorero, mu muryango, kuko Imana yita ku muryango. Ubundi mu yandi magambo niyo pepenyeri y'itorero. Ariko ukora iki mu nzu yawe? Wahakora iki? Isengesho? Hari igicaniro wahubatse? Uri igisubizo aho ngaho? Niba uri igisubizo, itegure kweta inkweto zawe, vuga ngo igihe cyanjye kirasohoye, ngiye gusohoka kugira ngo Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Debora hanura, mu by'ukuri Imana yari yamutumye kubwira umwami w'Abisirayeli, ariko arangije areba ibimukikije aravuga ngo hoya, ariko kuba umwami biraryoha we. Ntabwo yashakaga kwiteza Yabini na Seseri baveho bamwice atisaziye,
ariko Debora ngo yabaga munsi y'umukindo wa Debo. Byaramenyekanye neza yuko ari habarizwa. Yesu nahimbazwe cyane. Igihe utari wagera ubuzima busobanutse, uyu munsi ukaba uri murokore, ejo ukaba uri mu manjwe, ejo bundi ukaba uri mu materanya, ntutekereze ko hari ikintu gikomeye Imana izagukoresha. Banza ufate umurongo umwe, wisobanukirwe, uvuge ngo ndi umukristo, imbago zanjye ziva aha zikagera aha, ntabwo nihindanya, ntabwo nisanisha, ntabwo nsa n'ibihe, jyewe nsi ukwanjye nk'umwana w'Imana. Ibyo birahagije. Imana kugusanga hiri ikaguhagurutsa ibindi ikabyikorera kuko irabishoboye. Yesu nahabwa icyubahiro. Haleluya. Debora kuko yari umuhanuzi, yari abizi neza ko atari w'Imana izakoresha kwica Sisira. Yari abizi ko hari umugore witwa Yayeli Imana izakoresha, ariko ntabwo yigeze atanguranwa ngo ajye gukinga ku rugi rwa Yayeli ngo avuge ngo kariya katazantwara umugisha ari jye wabihanuye. No. Yesu nahimbazwe cyane. Bagore bamenye Yesu, mwimuke mu buntu bw'ubushari, mwimuke mu buntu bwo kudakundana, mwimuke mu buntu bwo kudaha amahirwe abandi. Niba hari icyo wamenye kimenyesha abandi, niba hari icyo ufite ukagira utagira icyo umumarira. Imana nihimbazwe cyane. Erega ntabwo Satani azabona indi ntwaro yinjiza mu itorero. Arashaka umuntu urangaye gusa, akaba ari wanyuramo, akaba ari urwuho, akabasha kugira ibyo yangiza, ko yaje kwiba no kwica no kurimbura. Imana nihimbazwe cyane. Debora yaza kuba umugome, yajya kubwira umwami w'Abisirayeli ati tambika ingabo hariya aho urugo rwa Sisira ruri, ntibaceyo, kuko Imana yari yabimusobanuriye ko ari uzicuriya mugabo. Ariko ahubwo yamuhaga strategy, akababwira ati nimugote gutya, ndabona Imana igiye kudutsindishiriza, nimucishe hariya, aganisha kugira ngo Yayeli nawe akore inshingano ze. Yesu nahimbazwe cyane. Debora we, igihe kirageze ngo uhagarare munsi y'umukindo wawe, Yayeli ahagarare ku muryango w'inzu ye, Sisera nawe apfe. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yacu ni urukundo kandi ineshesha benshi, ntabwo ineshesha umwe. Niba uri muri korari warahindutse nk'akanyamasyo, uhandanira iburyo n'ibumoso, wambaye amahwa nk'ay'akanyogote, uratakaza igihe cyawe. Imana izashaka aho kazi igukuremo, ikujugunye hariya hanze kugira ngo umurimo wayo ugende neza. Imana nishimwe cyane. Mama mukundane, mushyigikirane, muhuze umutima, musengerane. Niba bikunda ntihabe n'uwo muri mwebwe ugaragarwaho ko amerewe nabi kandi mufite uburyo bwo kugira icyo mukora. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Wari uzi ko iyo Debora aza kwitambika imbere ya Sisera, abanzi babo bari kubamara. Bajyaga kwirara bakagira ngo yatorotse yagiye mu kindi gihugu, yakanguka akagenda agatraining ingabo bushya kuko ibikoresho bihagije bari babifite. Yesu nashimwe. Ariko bamuhindaga bamuganisha kuri end point ye, bakavuga bati nagende hariya naho hari umugore wubaha Imana, hari icyo ari buhakore. Imana ishimwe. Haleluya. Reka mbabwire babyeyi bari hano, igihe kirageze ngo tube ibisubizo, kandi utabaye igisubizo kugira ngo ugirire umumaro ukwegereye gusa, ahubwo ukorera byose guhesha data icyubahiro. Nibwo utazacogora, nibwo utazananirwa, nibwo uzakora ibikwiriye, kuko abantu bo ni abanyantege. Yesu nahimbazwe cyane. Ariko muri hano, haleluya. Esiteri yakoze ibye mu gihe cye, aba umwamikazi wubaha Imana uyumvira, abasha gucungura Abayuda atagiye ku rugamba. Wari uzi ko buriya ushobora gukoresha amashuri wize, cyangwa ubumenyi ufite, cyangwa intebe runaka wicayeho, itorero rigatabarwa? Oya, simvuga amafaranga, nubwo nayakenewe, ariko uhagaze mu mwanya mwiza ukavuga ngo iki ni igihe cyanjye cyo kugira umumaro mu itorero, nkawugira mu gihugu, nkawugira mu rugo rwanjye, Imana iravuga ngo nanjye mbonye umuntu muzima nakwizera nkamukoresha. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Erega Imana ni umwuka, ntabwo izakandagira hano ku isi kugira ngo imirimo ikorwe. Ikeneye abantu ikoresha igakoreramo. Haleluya. Niyo mpamvu muri iri teraniro ugomba gusohokamo wafashe umwanya wawe nawo, wahinduye ingamba n'imitekerereze, ukavuga ngo iki ni igihe cyanjye. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Ubuhanuzi utarihanurira, nihagira n'ubuguhanurira, bizaba bisa no kugukangura, ariko biragoye kugira ngo bukugirire umumaro. Ndababwiza ukuri, ntabwo ari ubwibone. Batware bari hano, mushake mu byumve, muri abanyambaraga, mukora amastrategy neza akagerwaho, ariko mu bijyanye n'umutima, umugore ni umuntu wa mbere. Iyo yagambiriye neza akora ibyiza, iyo yagambiriye nabi akora ibibi byinshi akabimarayo. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Igihe kirageze ngo itorero ribone gutabarwa n'imbaraga z'umugore. Igihe kirageze ngo igihugu kibone guhindurirwa ibihe n'umugore. Tumaze igihe dutegereje ububyutse, bwarahanuwe kenshi, ariko niba ijambo ry'Imana rivuga ngo nimuhamagara abagore baze barire, muzi ngo Imana irabeshya? Erega na Yesu yararize. Haleluya. Nukora ibintu ukabona bitagenda neza, vuga ngo uko nguko siko Imana yanjye ibishaka, uhindure uvangemo n'amarira yawe, uzaba uvanze umuti, nurangiza uhagarare wirebere. Yesu ahimbazwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dukeneye ba Debora muri iki gihe, kandi barahari. Dukeneye ba Yayeli, bari strategic, gusa ahagaze mu mwanya we akavuga ngo sindi umusirikare, ntabwo ndi ku rugamba, sindi umuhanuzikazi, nta nubwo ndi umucamanza, ariko kubw'ishyaka ry'Imana rindimo ndakuraho izina ry'Imana igisuzuguriro, ndagira icyo nkora mu nzu yanjye. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Kandi mu by'ukuri iyo ubikoze urabyikorera, kuko uyikoreye Imana ntabwo igiye kukugirira neza ijya kugisha abandi inama. Iza direct kuri wowe, kuri wowe. Imana nishimwe cyane. Haleluya. Tugiye kuganira kuri Abagayeli. Abagayeli uyu nguyu yari afite impamvu pe. Yari afite umugabo witwa ikigoryi, bizwi byemewe no ku musozi rwose, n'undi muntu wese yanabisinyira, kuko n'abagaragu be bamwitaga ikigoryi. Imana ihimbazwe cyane. Ariko ntabwo byabaye impamvu ya Abagayeli yo gusenyuka ku rugo rwe. No. Umugabo we yarinze apfa ngo yishwe n'Uwiteka, ariko urugo rwa Abagayeli rukimeze rutya, n'umwami amuzi. Yesu ahimbazwe cyane. Haleluya. Ubura amahitamo gusa, ni ikibazo cyo kubitekerezaho gusa, warangiza ukishyira mu mwanya nyawo. Igihe kimwe Dawidi, ntago ndi buhasome, ngo asa atuma ku mugabo wa Abagayeli, Nabali, amutumaho ngo yicishije bugufi cyane, ati ngutumyeho ku munsi mwiza, gira icyo umarira abagaragu bawe n'umwana wawe, dore twakurindiye imikumbi, nta n'umwe wagize icyo uba mu ishyamba mu rugishiro, dutabare nawe kuri uyu munsi wo gukemuza intama zawe ubwoya, ugira ikintu tugenera, turashonje tumerewe nabi. Ngo abagaragu be bageze bamwe ati ariko rero Dawidi yakudutumyeho, mwene Yesayi ari hariya mu ishyamba, ngo umugirire gutya na gutya, nitwe twabararagiraga intama tukazirinda inyamaswa, tukazirinda n'abajura. Aje avuga ngo mwene Yesayi niki, Dawidi we ni igiki, wege mubwira ngo nta mwanya mfite wo kwangiza ibyanjye. Barahindukira babibwira Dawidi. Dawidi warwanye n'intare n'idubu mu ishyamba, azi kubitanyaguza adafite inkota, akakuragirira, warangiza ukamubwira ngo uragendera aho maramasa urakina. Aravuga tumva, umuntu wese afata inkota ye, mugire vuba, kiriya kigoryi iki kigabo, nta n'umuntu n'umwe w'umuhungu dusiga mu muryango. Ariko inkuru nziza igera ku mukobwa w'umunyabwenge witwa Abagayeli. Yesu nahimbazwe cyane. Umugaragu we, buriya erega abantu barakuza aho utuye, baza aho uva n'aho ugera, baza uburyo uri ikibazo cyangwa uri igisubizo, nushaka uhindura imyumvire. Imana ihimbazwe cyane.
umugaragu we ngo ariruka cyane aracebura, aravuga ati turashize tumazwe n'iki gicucu koko nk'izina ryacyo. Ngo aragenda bati rero mabuja ibintu bimeze nabi, dore babwiye gutya Dawidi bamubwiye gutya kandi ishingiye ku kuntu muzi. Aratumara ati niko byagenze. Arangije ngo afata ku mufuka we ariko Abigayeli, Yesu nahimbazwe cyane, ntabwo yigeze ajya kubwira Nabali ngo mpimitsima ba mama. Hari umuntu tuvugana hano? Ntabwo yigeze ajya kumubwira ngo mpinyama, ntabwo yigeze amusaba ingano, ahubwo ngo yarabifashe. Umugore w'umunyabwenge ucungura urugo rwe, agacungura umuryango, akaba imbaraga y'igihugu, arazigama, agira savings, agira icyo yakwitabaza bibaye ngombwa. Imana nihimbazwe cyane. Ngo birangije ngo aragenda ngo afata ku byo afite. Ariko munyemerere nibura nsome imirongo ye hepfo, ntahava mbivuga nabi. Samweli wa mbere 25 aho yahereye yinginga Dawidi. Ni 23 haravuga ngo nuko Abigayeli abonye Dawidi ahuta ava ku ndogobe, yikubita hasi imbere yubamye, amugwa ku birenge, aravuga ati nyagasani, icyo cyaha aba ari jye ukibaraho, ndakwinginze ukundire umuja wawe, ngire icyo nkubwira, wumve amagambo y'umuja wawe. 25 ndakwinginze nyagasani, we kwita kuri icyo kigoryi Nabali, uko cyitwa niko kiri, niko ari. Izina ni ryo muntu, Nabali ni ryo zina rye, kandi ubupfu nibwo kamereye. Ariko jyewe umuja wawe sindakabona abagaragu bawe watumye nyagasani. Nuko none nyagasani, nk'uko Uwiteka uhoraho nawe ukabaho, Uwiteka niwe wakubujije kugibwaho n'urubanza rw'amaraso no kwihorera no kwawe kuboko. Icyampa abanzi bawe n'abakwifuriza nabi nyagasani bakaba nka Nabali. Umva umugore uzi gutereta. 27 none ngirire ituro ry'umuja wawe ngutuye nyagasani, rihabwe abagaragu bawe bagukurikira. Ndakwinginze babarira umuja wawe icyo cyaha, Uwiteka ntazabure kukubakira inzu idakuka, kuko nyagasani urwana intambara z'Uwiteka, kandi nta kibi kizaboneka kuri wowe iminsi yawe yose. Nubwo abantu bahagurukiye kukugenza no gushaka ubugingo bwawe nyagasani, ariko ubugingo bwawe buzahambiranwa n'Uwiteka Imana yawe mu mutwaro umwe w'ubugingo, kandi ubugingo bw'abanzi bawe azaburekera nk'uburi mu muhumetso. Nuko Uwiteka namara kugusohozaho ibyiza yakuvuzeho byose uko bingana, akakugira umutware wa Isirayeli, ntuzagire umutima ukubabaza nyagasani, kandi ngo uguhane, kuko wavushirije amaraso ubusa, cyangwa se kuko wihoreye ku bwawe. Nuko Uwiteka namara kukugirira neza nyagasani, uzibuke umuja wawe. Dawidi asubiza Abigayeli ati, Uwiteka Imana yawe yakohereje guhura nanjye uyu munsi ishimwe, ubwenge bwawe bushimwe, nawe ushimwe, kuko uyu munsi undinze kugibwaho n'urubanza rw'amaraso. Kuba ari jye wihorera ubwanjye. Imana ihimbazwe cyane. Reka turekera aho ngaho. Yesu nashimwe. Haleluya. Mbese urashaka gutona nka Esiteri? Urashaka ko umwami agutunga inkoni? Ukeneye ibintu bibiri by'ingenzi. Mbere ya byose, wikomeza kuba ikibazo. Shakisha ibisubizo. Rega nta muntu ukunda umuntu uhora umubwira ngo ntibigenda neza, ntibigenda neza, ntibigenda neza.
niba bishoboka fata izo nzani bigenda neza zakamaze imyaka 5 uzishyire ku murongo umwe wandike totali yazo mwicara umugore utari kurabizi sheri ndumva hari ikintu natekereje wanyemerera nkashinga kada yare hariya nkajya ngufasha nibura kwishyura umukozi uteka ako ni gato wanyemerera aya mafaranga ya naya nubundi twahahishaga kumara imyaka 3 tukayafatira icyarimwe nkayakoresha iki niki Uwiteka azaguha umugisha kubera ko wagize ubwenge. Imana ihimbazwe cyane. Dawidi ngo yabwiye Abigail ati Uwiteka Imana yawe ishimwe ariko ninashimwe yonyine hashimwe n'ubwenge bwawe kuko ntibusanzwe kandi nawe ushimwe kuko umunyijije kumena amaraso koko ya Nabali yarariho urubanza ariko nari ngiye kumena n'ay'abahungu bose bari mu rugo rwa Nabali atariho urubanza. Imana ihimbazwe cyane. Haleluya. Umugore w'umunyembaraga ni umucunguzi. Umugore w'umunyembaraga ni igisubizo. Umugore wamenye Imana agahagarara mu mwanya we ne Savior. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Imana imuhindura igikoresho cyo gukiza. Yesu ashimwe. Hepfo ukomeje hepfo uyu mugore yaje kurongorwa na Dawidi. Ni nawe yabyayeho Salomo waje kuba umwami wasimbuye se Dawidi. Kubera iki? Kubera ubwenge, kubera gutekereza neza, kubera guhitamo neza. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Bagore bamenye Yesu, bwoko bw'Imana. Iki ni igihe cyo kwisobanukirwa. Aharaho uri Yayeli, aharaho uri Debora, aharaho uri Esteri, aharaho ngahura Abigail, ariko nta wundi muntu uzabikumenyera. Ni wowe wenyine. Haleluya. Niba hari n'ibitarasobanuka mu buzima bwawe ongera utekereze neza. Icara ufata urupapuro n'ikaramu. Niba Imana yaraguhaye kumenya kwandika utekereze utuje ugira ikintu wandika. Imana ijya yubahiriza intekerezo z'abana bayo kubera ko twaremwe mu ishusho y'Imana. Kandi Imana si inzobe cyangwa igikara ahubwo ni hano. Ubwenge bukurimo n'ubw'Imana. Intekerezo zikurimo ni za Kristo. Ubashije gutekereza neza, ugategura neza, ukagira umurongo muzima, Imana yawe uguheramo umugisha. Yesu nahimbazwe cyane. Erega dukeneye no kuba ibyitegererezo by'urubyaro rwacu. Umwana wawe akwigiraho iki? Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Twe rero dufite na challenge ikomeye. Ntago tukiri muri cya kinyejana gikandamiza abagore ngo tubyitwaze. Ashwida. Ubwo rero ni wowe wo guhaguruka ukabasha gusobanukirwa inzozi zawe, ukazishyira n'ahagaragara. Nabi Imana yaremeye guhabwa umugisha kubera wowe, nabo bakabasha kugera mu bihe byabo. Erega hari ba Abigail bagomba gukora. Erega hari ba Yayeli bagomba kugira icyo bakora. Wowe Debora ari uko wasohotse mu nzu ukajya munsi y'umukindo wawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Abandi bagore ngiye kuvuga ndabavugaho gusa mu magambo sindi buhasome. Naza kubaha wenda ibyanditswe byaho bavugirwa. Ariko uzirinde icyiciro cy'aba bantu. Umugore umwe w'igitangaza ariko nawe byabayeho bikatuma akenyuka yitwa Safira. Safira yari umugore w'umugabo witwaga Ananiya. Icyo gihe abantu bose bemeraga Yesu bakamukurikira, bagakurikira intumwa za Kristo, bari bariyemeje gusangira ibyabo. Nabo bumvise iyo nkuru. Hari abantu bakunda byacitse ibintu bitakurimo ariko kuko abantu benshi babigiyemo. Hari umusazi wacu wambyaje ubutumwa bwiza yigeze kuducira akagani kera nko muri za 2000 na kangahe ngo mu ntambara ya Amini muri Uganda abantu bose babagiriraga nabi cyane. Birangije ngo asanga ari mu gice kirimo abasirikare kandi bicaga abantu icyo gihe. Arira bati ngiye kwihindura umusirikare kugira ngo ndokoke. Arangije ahura nabo. Bati wewe ni nani? Ati mimi ni serikali. Yari yabimenye. Unatoka wapi na kwenda wapi? Ati mimi ninakurikira abandi. Yesu nahimbazwe cyane. Hari abasirikare bo muri Yesu, hari abakristo bo mu nzu y'Imana babaye ba mimi ninakurikira abandi.
twagerayo tutagerayo mpamvu mpfa kuba ndimo kugenda gusa. Yesu nahimbazwe cyane. Mwene data, za muri korari ufite impamvu yo kuhaza kandi yo guhesha Imana icyubahiro. Jya mu masengesho ufite impamvu ihakuzanye kandi yo kubahiriza so muziranyeho. Rekeraho gukurikira abandi. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Umuntu iyo yisobanukiwe akora ibintu bisobanutse, abaho mu buzima busobanutse, kubera ko nta mucanga n'umusenyi no gucanganyikirwa biba biri mu bwonko bwe. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. By'umwihariko imiterere yacu nk'abagore n'inshingano Imana yaduhaye mbere hatarazi za rusange, ubwayo ni ibintu bisaba ubutwari. Niyo utabyara ukuntu ubayeho konyine udahisemo kuba intwari, ufite impamvu yo kuryama kuva ku wa mbere ukagera ku wundi kandi ipfuye. Ariko iyo wisobanukiwe, hari ababyeyi hano baririmbiye Imana baravuga ngo niwisobanukirwa ubwawe ngo uzabasha ngo kuva, sinibuka neza, ariko batwumvishaga ko tutagomba guhera inyuma ahubwo tugomba gutera intambwe kandi binyuze mu kwisobanukirwa. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Birangije na Nira na Safira bakurikira abandi, bajya mu kivunge barahimbaza buzura umwuka wera. Petero ngo arangije ageze ati rero igihe cyo gusangira ibyacu cyageze, ufite icyo afite akizane. Bati dufite isambu. Okay, murumva mwayitanga? Turayigurisha tuzana ibiguzi byayo. Baragiye baragurishije. Safira araza aramwongorera atari kurabizi, dukureho biriya bya Petero n'intumwa nta wabyizera, ntago tugomba kubabaswa, tugushureho akantu tubaho ibisigaye. Abagore b'abanebwe bakerererwa bati. Arangije ngo umugabo watwara igice mu rusengero kwa pasiteri witwaga Petero atakiri turo narizanye, w'intumwa zibeho neza. Petero ngo aramureba atari kubundi icyo kibanza ni cyari cyawe, niki cyaguteye kugitanga kandi utagamije kugitanganya kuri Imana ya kiriya gihe yari seriye nta mikino. Ntugire ngo nibi wijandikamo ukabivamo uti Imana imbabarire bikemera. Ngo arangije amubwira akivuganira nawe aho ngo Imana irahamwicira. Hari abasore nabo b'abastari babimenyereye, abadiyakoni b'icyo gihe bari smart nabo bikaze, ngo bahita bamusohora byihuse ngo ataje na sirikirasi, hata hava hagira n'umwigana akamwigira wishi. Umugore nawe azayakererewe atebeje azi ko Petero agiye kumushimira. Araboneza imbere kwa Petero, ngira ngo yarazi ko agiye kumusabira umugisha. Wowe bite? Wowe n'umugabo wawe byo mwakoze nibi? Ati twagurishije kandi umutware yabizanye yewe. Naranje mbwata amaguru y'abavuye kujyana umugabo wawe are. Ariko mwari muzi ko hari abakristo bajya bagwa inyo bahagaze bari mu rusengero, akaziteberezaho akazibyiniraho yaramaze kurangira. Niba ubihakana, Sawuli yamaze imyaka ingahe ku ngoma Imana yaramuciye. Dawidi ari mu ishyamba kandi yarateguwe ari we mwami w'Abisirayeli. Ibi bintu ntago babikinisha, ntago babivangiramo, ntabwo ariho bakorera tekinike. Imana irakiza, irakora, irazirikana, ikura ku cyavu, yicazanya n'ibikomangoma, ariko ntuzayibeshye. Irakwihorera ukagira ngo murahwanye kandi yaramaze kugukarasa Samuel. Yesu nahimbazwe cyane. Babyeyi ntimukaba abafatanya cyaha. Niba ugize amahirwe umugabo akajya mu nzu y'Imana, naho yaba ari umunyantege nke, musengera Imana, ihate kumutoza iby'umumaro, mwemerere kubohoka, korera Imana nk'uko akwiriye kugira ngo Imana ibahe umugisha. Imana nihimbazwe cyane.
usanga hari n'ababakorora amakote, ariko umwanya wanjye wawumariye mu rusengero. Mukurure, umukwege cyane, nibimugeraho azava yanyoye primus akwereka habera akaga. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Hari abagore b'abafatanyacyaha, akabikenyereraho bakamutora mu badiyakoni, akabikenyereraho bakamugira visi pasiteri, akabikenyereraho umutwara akaba mwarimu, bakabipongeramo. Urapfuye. Nushaka wihane bikitwa uyu munsi. Imana nihimbazwe cyane. Iyo ntebe Imana yayikwicajeho kugira ngo icyubahiro cyayo kijye hejuru, kugira ngo urubyaro rurera ruyubahe, ruzavemo itorero ry'ejo. Ntabwo ari aho kuvangavangira. Yego itorero nta gereza rigira, ariko wowe si iby'Imana uzi bimeze bite. Haleluya. Buriya umuntu ugira imbabazi zikiza, yashatse kurakara ntuzabyifuza. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Hari undi mugore nawe utari mwiza, kandi wari ufite umugabo ukijijwe. Umugabo we yitwaga Elukana, afite mukeba we witwaga Hana. Uwo mugore yitwa Penina. The Peninas in the church. Hey! Imana iguha umugisha ukagura umwenda aho kuwuyubahiramo, ukaba wawutwaye nk'inkota yo kwica mwene so. Wanatekereza ko atakurebye neza kandi uzi ko ari umukene kumwataraka. Kumba ndeba turirimba nutankunze mwene data. Hindukira undebe niba unkunda, ubimbwire mu izina rya Yesu kandi ufite icyo umenyesha. Agira ngo nkubwire ngo si wowe utanga inda, iyo ngumbi izabyara umuhungu mu gihe gikwiriye, ariko wowe uzabona ishyano. Imana ihimbazwe cyane. Iyi ntabwo ari tere y'imyigaragambyo. Aha ntabwo ariho batoreza ibyihebe, ahubwo ni isoko tuvoma mu buzima, kandi ubuzima bukiza b'uyu munsi n'abazaza. Injira nurangiza ufata intege nke yawe uyihe Imana, nurangiza nawe uyihe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Yesu nahimbazwe cyane. Bwana Yesu asifiwe. Mvuga iki kuri Yezebeli? Wica abahanuzi, wahora ari monitoring spirit, uhagurutse wese amukubita ku gatwa akanogonora. Iki ntabwo ari igihe cyaba Yezebeli. Iki ni igihe cyo kumenya Imana, ugakiza ubugingo bwawe n'ubwabawe, ukazabona ingororano ku Mwami Imana. Ntabwo uri umukozi wa Satani, no. Hindura imyumvire. Ntabwo ahemba neza, ahemba nabi, arambura, arababaza. Yesu nahimbazwe cyane. Haleluya. Ariko muracyankundara cyangwa byarambiranye? Aha, uziko ni minota nayigeze. Imana ishimwe. Haleluya. Mfite ingingo imwe ya nyuma nshaka gusorezaho, ibindi reka mbisimbuke kubw'inyungu z'igihe. Iravuga ngo umugore ni umunyembaraga, kandi umunyembaraga ntaheza abandi, ahubwo ahuza abandi. Imana ihabwa icyubahiro. Niba uri presidenti ukajya ushaka ko umuntu wese uzagufasha umurimo w'Imana ari uko abanza agacinya inkoro agatanga ituro, you are in trouble. Ufite ibibazo. Kubera ko waherewe ubuntu ugomba gutangira ubundi, niyo byaba biri mu gipfunsi cyawe. Tanga amahoro, tanga ubuzima. Egeranya abantu bahuze. Menya ko twese tutanganya imbaraga. Niyo mpamvu Imana yakwizeye ikaguhagarika muri uwo mwanya. Utugirire imbabazi uko turi. Ziko hari abantu Imana yizera ikabaha inshingano mu itorero, barangiza bakaba ibibazo. Haleluya. Hano ni mu mubiri wa Kristo. Iyo mu mubiri haje ikibazo, umuntu wese agubwa nabi. Ntabwo rero uzasesereza umubiri wa Yesu ngo bikugwa amahoro. Ushaka uhindure. Imana nishimwe cyane. Bwana Yesu asifiwe.
gerageza gutuma umwanya wose Imana yaguhaye, aho Uwiteka yaguhagaritse, habaho abantu bagirira amahoro. Yesu nashimwe. Haleluya. Babyeyi, nidusobanukirwa icyo Imana idushakaho, itorero rizahabwa umugisha, ingo twubatse zizagubwa neza, urubyaro rwacu ruzaramira mu gihugu, ruzakwira amahanga. Yesu we, Imana izakora ibitangaza. Yesu nahimbazwe cyane. Munyemerere gato ngaruke kuri basaza bacu. Ndabasaba ikintu kimwe gusa, bo ntabwo naje kubigisha. Batware, bapapa, basore muri hano. Imana yagushyize mu mwanya. Buriya ikintu cyose cy'umumaro gisohorera mu mutwe. Iyo umutwe urwaye, ingindi nzingo zose zigenda zibora gake gake. Haleluya. Aharaho ufite byinshi, niyo batari na byinshi cyane ufite ibihagije, ariko mugabanye kuba bayerukana. Uziko disi Ana yari ifitiye ikibazo cy'uko ari ingumba, anabwirirwa hiherereye yuko we nta mwana ahetse ku mugongo, ariko yabwira umugabo we ati ndenda kujya gusenga, simeze neza, ngewe ntusohokane, ndashaka kujya i Yerusalemu. Ndakamwata impamvu utajya wishima, sinkurutira abana b'abahungu. Niba ari iyo mpamvu akira n'imyenda yo gukuranwa 20. Please, muha abantu amahirwe, muha babafasha abo badamu Imana yabaha, mwigishe intambwe waciyemo, umubwire ngo wenda ushobora kudakandagira harehare nk'ahanjye, ariko hera hahoroheje, umufata akaboko, umwigishe kuba umumaro mu gihe cye. Gabanya kumutamika, kuko hari igihe ushobora gusanga udahari akababara kurushaho. Mugira umumaro mu gihe cye, gerageza kugira icyo ukora, muzirikane. Nta muntu ujya wubahirwa kuko yabanye n'intware, ahubwo yubahirwa ko yagize ubutwari mu gihe cye. Iyo mba umugore mba nkomye mu mashyi yewe. Yesu nahimbazwe cyane. Nukuri gerageza. Nushaka ugabanya umubare wa siperi waguraga ku mwaka, ariko ugira akantu k'aka business ushyira hari umubwira ngo genda ukore. Sohoka mu nzu mada. Funguza konte yawe nawe, wiga ukuntu basevinga amafaranga, uyaretire uyaverise ku giti cyawe. Ntabwo azava mu mwuka wera, ahubwo azarushaho kuwuzura. Imana ihimbazwe cyane. Reka sabe muhaguruke ku maguru yanyu. Ushingiye ku ijambo ry'Imana wumvise, ugira icyo ubwira Imana aka kanya. Ijambo ry'Imana ni inkota y'amugi abiri. Nubwo icyo ari igiterane cy'abadamu, ariko nta muntu n'umwe ridafitiye umumaro. Shyira ijwi ryawe hejuru, gira icyo ubwira Imana. Gira ibintu uhakanira uri muri iyi nzu y'Imana. Imana yarirahira avuga ngo genda ubabwire ngo nukuri ibyo bavuga byose bikinjira mu matwi yanjye nzabikora. Imana igutegeye amatwi kugira ngo ugire icyo uvuga, kandi nta gusubirayo nk'uko waje. Mu izina rya Yesu urasohoka hano wabaye intwari, wabaye champion, wabaye umuntu ugiye guhindura ibihe, akubaye umunsi ndetse no kubinyejana bizaza. Data, mu izina rya Yesu Kristo ngo haye icyubahiro. Imana y'ubutware n'ubushobozi ndaguhimbaje, ndagushimira kubw'uyu munsi waremye ukawushiraho, ndaguhimbariza kubw'uyu munsi w'igiterane cy'abamama, ndagushimira kubw'iri teraniro. Izina ryawe rishyirwe hejuru. Ndagushimira yuko wangize igikoresho ukabasha kuvugana n'ubwoko bwawe. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo kubw'ubuntu nahawe nawe Mwami Uwiteka, ngo ntihakagira umugore wongera gutsikamirwa wari uri muri iki giterane. Mu izina rya Yesu, uwabashwe n'ubukene bumuvuyeho mu izina rya Yesu, uwabashwe no kudasohora no kudashobora, akeneye kubona kugira neza kwawe, agahinduka intwari mu gihe cye, arasohoka
gusohoka hanashobora mu izina rya Yesu. Urwaye arakira gukira mu izina rya Kristo w'i Nazareti. Umugisha Uwiteka atanga uraba kuri ubu bwoko, Mana ya Isirayeli. Amaboko yawe akomeye araba ku muntu wese uri hano, agiye kuba uw'umumaro, bidacecekera hasi gusa, ahubwo abo mu nzu ye bazamwituhiriwe mu izina rya Yesu. Itorero rizamenya ko ryareze umuntu w'umumaro mu izina rya Kristo w'i Nazareti. Igihugu kizishima kinezerwe yuko cyabyaye intwari. Haleluya. Mana yabanye na Debora, uri Imana yacu. Mana yabayeho ku gihe cya Esteri, ni wowe twiringiye. Hari ibyo washyize mu maboko yacu, tugiye kwicisha ibibazo byose mu izina rya Yesu. Ubukene ntibuzongera kuba umugabane w'aba bantu, ntabwo bazongera kwifuza ukundi mu izina rya Yesu. Ahubwo igihugu kirahindutse ku bwaba, babaye nk'impamvu ikongeza umuriro waka utazima w'icyubahiro cy'Imana. Murakoze Data, nsabiye umugisha itorero ryose rigari rya Dezame, nsabiye umugisha itsinda ry'abamama, nsengeye abagore babo, ubaha umugisha n'umwuka wera. Nyiringabo Mana, usubize intege mu bugingo bwabo, ubarinde kunanirwa no gucogora, barusheho kurota byagutse kugira ngo ubwoko bwawe buhabwe umugisha. Ndaguhimbaje ku bwa buri muntu wese uri hano, umuhiye umugisha Nyagasani Nyiringabo. Imigisha yose wasezeranije abagukorera ibe kuri bo mu izina rya Yesu, kugira ngo izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Turaguhimbaje Mwami Imana, tugukomeye amashyi menshi tugushimira mu izina ryera rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen. Shalom, shalom.